Mpereye ku izina rya ambasada ubundi icyo rivuze ikindi ariko ndashaka guheraho izina rya Nduhungire Reka Mvuge ko ari u Rwanda ariko noneho Jye Navuga Ngo Nduhungire Iki. Ubwo nduhungire nduhungire iki ubwo biruzuzanya byose. Nagira ngo rero mvuge ko u Rwanda rwacu nimwe abari hano n'abari mu gihugu n'abari ahandi aho ariho hose mumaze kurugira u Rwanda rwacu mumaze kurugira igihugu cy'agaciro gifite agaciro. Ntabwo ubukene mu Rwanda buza bukomanga bubaza niba yari umuhutu ari umututsi cyangwa no burahitana. Bushyira hamwe bose bukazingazinga hanyuma abariho bakorwa batyo akaba aribo batangira kwireba kureba umwe kureba undi ngo ariko uyu ni iki ava hehe bitwandeye ariko ujya umenya ko iyo wabigiyemo ibyo ubukene bwo buri hariya buragutegereje mwese burabategereje. Buba bubategereje bukaza mwese bukabasakuma bukaba mu burorakure bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru mu bushorishori bw'ubushishozi. Aho neza nongere mbasuhuze nishimye cyane kuza kubana namwe kuri uyu munsi kuri uyu mwanya, ariko ndagira ngo mbanze mbashimira mwese ku mwanya muto baba babamenyesheje ko hari inama nk'iyi mukaza mwese uko mungana mutya ku buryo mutagomba guteguzwa igihe kirekire. Nagira ngo mbe bashimire. Ndanashimira cyane iki gihugu turimo cy'Ububiligi nacyo kiba cyabitworohereje kugira ngo bishoboke. Hari ibijyanye n'umutekano biba bikeneye bikorwa ku buryo budafite inenge. Ubwo ndashimira rero abaduha umutekano bafatanyije n'abacu bavuye mu gihugu cyacu. Ndashimira n'intara turimo n'abayiyobora nabo ku buryo boroheje ibintu kandi bakadushyigikira kugira ngo dukore tugere ku byo twifuzaga. Mwese rero aho mwaturutse, hari mpere ku Bubiligi, abanyarwanda bo mu Bubiligi,
n'abanyarwanda bo mu zindi ntara iki gice cy'uburayi bavuye hirya no hino mu bihugu by'uburayi ndabashimira umwanya mufata mukaza nubwo biba bitoroshye ahenshi tuzi ko bamwe bibavuna bibagora ariko iyo byose mukabigira ubusa mukaza tugasabana tukaganira ndabashimiye cyane hari n'abanyarwanda rero nabo iteka bava mu Rwanda bakajyaho uyu munsi uba wabereye aho ariho hose nagira ngo mbashimire umurava wanyu n'ibikorwa bisanzwe muri rusange mukora bishimishije Mpereye ku izina rya ambasada ubundi icyo rivuze ikindi ariko ndashaka guheraho izina rya Nduhungire reka njye mvuga ko ari u Rwanda ariko noneho Jye Navuga Ngo Nduhungire Iki ubwo nduhungire iki ubwo biruzuzanya byose nagira ngo rero mvuge ko u Rwanda rwacu ni mwe abari hano n'abari mu gihugu n'abari ahandi aho ariho hose mumaze kurugira u Rwanda rwacu mumaze kurugira igihugu cy'agaciro gifite agaciro bitari mu karere gusa ahubwo ku isi yose abakurikira amakuru ngira ngo mugenda mubona buri mwaka habaho ibipimo byinshi bashyiraho bapimiraho ibihugu aho bigeze uko byiyubaka n'ababyo birazwi ko nibo bwa mbere mu mateka yacu igihugu cyacu aho kuri icyo gipimo gikoreshwa cyangwa ibipimo bikoreshwa ku buryo butandukanye mu bintu byinshi ku isi hose hari aho u Rwanda ruza ari urwa mbere hari aho ruza ari urwa kabiri hari aho ruza ari urwa gatatu hari aho u Rwanda ruza ruri mu bihugu bya mbere 10 ku isi hose uhereye ku ruhare abategarugori bagira mu gihugu ari mu nteko u Rwanda rukaba urwa mbere ku isi yose
no mu bindi bishyigikira iterambere ry'uburinganire ku bagore n'abagabo, ku miyoborere, ku kurwanya ruswa, ku mutekano abaturage baba bafite mu bihugu byabo, ku mikorere y'ishoramari. Ni birebire, navuga byinshi sinabirangiza. U Rwanda ruza mu ba mbere 10. Ntabwo ari byo byandika, ndetse n'abataduha amahirwe batadukunda nabo barabyemera. Ubwo bivuze ko ari ukuri. Mu bihugu bishyira imbere abaturage babyo, akaba ariho buri gikorwa cy'igihugu gishingira ku baturage, u Rwanda ruza imbere. Bityo rero ntawe byabura gushimisha, nta n'uwo byabura gutera imbaraga kugira ngo dukore n'ibindi ahubwo byinshi bikidutegereje tutarageraho, ariko ubwo dufite aho duhera. Ariko ibyo ndabivuga ngira ngo mbashimire mwebwe muri hano n'abandi banyarwanda bose. Ariko ndanashimira cyane n'inshuti z'u Rwanda benshi bari hano uyu munsi n'abandi batari hano. Hari abaturuka mu bindi bihugu na hano mu Bubiligi cyangwa n'ahandi mu Burayi, bashora imari yabo mu Rwanda, bakunda u Rwanda, bakunda Abanyarwanda bagakorana nabo, bahurira kuri byinshi, ndetse rimwe na rimwe byageraho nabo bakaba Abanyarwanda bitewe akenshi n'inshuti bagenda bagira z'Abanyarwanda. Ubwo ndavuga ko bigerana kure, harimo no gushakana, bakubakana, imiryango, bakubakana ingo. Ubwo baba babaye bamwe muri twe, baba babaye Abanyarwanda, ariko n'abandi bakiri mu nzira batarabigeraho nabo turabakira nk'Abanyarwanda. N'abakiri inshuti gusa turabibashimira, kandi nagira ngo mbabwire ko turi inshuti zabo natwe. Ibyo rero bishingira ku gaciro Abanyarwanda bamaze kubaka, bishingira ku bumwe Abanyarwanda bamaze kubaka. Abanyarwanda
uko buri umwe ateye kose, aho aturuka hose, bimaze kugaragara ko dushyigikiye ko turi umwe, ko turi u Rwanda, turi Abanyarwanda. Ibyo nibyo bimaze kutugeza kuri byinshi, usibye n'imbaraga Abanyarwanda noneho bakoresha ku giti cyabo, dukoreye hamwe, ariko tunigishijwe n'amateka yacu. Amateka yacu yatuviriyemo amasomo menshi. Twize byinshi mu bitari byiza twagize, byatuviriyemo imbaraga zo kuvuga ko ibyo bibi byabaye mu mateka yacu bitazasubira, bidakwiriye gusubira, ko n'u Rwanda ubundi ntabwo ariko rwari rukwiye kumera. Ubu rero turandika amateka mashya, amateka y'igihugu cyacu, amateka ashingira ku bumwe, ku gukora, ku gukoresha ukuri, kumva ko tutakwicara ngo hagire undi uza kudukemurira ibibazo. Ntabwo ariko bikwiriye kumera, n'ingaruka zabyo nyine zaragaragaye muri ayo masomo twarabyize. N'Abanyarwanda baba hanze kandi twakwishimira ko Umunyarwanda wese yaba aho ariho hose hamubereye, afite icyo akora, afite ikimuteza imbere. Nta nubwo ibyo bivamo ko uwo Munyarwanda yibagirwa igihugu cye. Ahubwo ndetse iyo bibaye byiza arahaha, akora ahaha ajyana iwabo. Ababa hanze y'u Rwanda rero ntimukibwire ko hari ugira icyo abanenga, keretse uba hanze ukora nabi, ariko ukora ibikubaka, ukora ibyubaka igihugu cyawe ni byiza kandi n'uburenganzira bwawe. Numva nta wagira icyo abinengaho. Ariko noneho birongera bikagira akarusho iyo abo hanze y'igihugu bakorana n'abo mu gihugu imbere, bakuzuzanya, bikaba rwa Rwanda rugari mujya mwumva. Rwa Rwanda rurenga imipaka. Hari urw'imipaka irinzwe, hari n'urundi rurenga umupaka. Ubwo yaba hanze n'abo mu gihugu dukoranye turugira u Rwanda rugari nk'uko bikwiye.
hari byinshi rero tumaze kubaka kandi twubakiraho bijyana n'indangagaciro, ngira ngo ibyo nibyo twakomeza gutera imbere nk'Abanyarwanda. Maze izi ndangagaciro ntihakagire uzisuzugura cyangwa ngo azitware nk'ikintu kidafite akamaro. Nanone iyo mukurikira ibiba ku isi hirya no hino byose, musangamo abantu bafite ibibazo cyangwa ibihugu bifite ibibazo kubera ko bataye indangagaciro. Turabibona. Ndetse twabanje kuzira kubaka iyi ndangagaciro, ariko ababituzizaga basigaye bagaruka bakabaza ngo harya bya bindi ni iki bigenda bite. Ngo nimutubwire uko mubigenza mwebwe. Ariko twe twishimira gukorana n'abandi abo ari bo bose, cyane cyane iyo birimo kwiyubaka natwe ubwacu. Nk'ubu wabaha nk'urugero rushimishije mu ngero nyinshi. Ngira ngo murabizi ko nta bundi busubire mu mateka yabyo uko byagiye biba cyangwa uko byaje. Igihugu cyacu kirajya mu matora mu mezi ari imbere, ariko mbere yo kujyamo n'ibyo twanyuzemo byose bijyana aho ngaho. Ejo bundi Abanyarwanda baravuga bati ariko mu bintu by'amatora hakenerwa ibikoresho, hakenerwa, kera twari twaramenyereye ko tugomba kugemurirwa buri byose. Abikorera b'Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baravuga bati ibyo ngibyo gusa, bati mukeneye iki? Ubwo hari hamaze kuza abantu bavuga ngo iby'u Rwanda ntabwo dufite amafaranga yo bayaduha abahanzi ubundi. Abikorera bati ibyo ngibyo gusa, baricara ijoro rimwe, umugoroba umwe kuwa gatandatu nk'uku nguku muri hano, barenza umubare wa yari akenewe. Urumva kuri ibi icyo bivuze, ni Umunyarwanda umaze gutera imbere mu kujijuka no kujijukira inshingano ze, ubuzima bwe, icyerekezo igihugu cye cyifuza ko twese tuganamo. Byerekana kandi ko Abanyarwanda biteguye kwishakamo ibibubaka batagombye iteka guhora basabiriza cyangwa bacunagurizwa gusabiriza. Gucunaguzwa narabibabwiye n'ubushize ahandi nyamhurira nabo, umuntu akugurira ishati akayiguha
yarangiza akagukurikiranya akabwira ko itagoroye ko arabona ko hari amapesu yacitseho ko hari aho yanduye urabikubaza gucunaguza ati ishati yanjye naguhaye kuki yanduza ibyo tubinyuzemo ku buryo buhagije birahagije ibyo ni bisigaye ariko icyiza cyabyo kindi kimaze kubaho kandi byizanye bitari bindi hari ibintu nka bibiri abo babiducunagurizaga bamaze kugera aho bavuga ngo ariko natwe tugomba kwimenya ibyacu ntabwo ari byiza ibyo nabyo bagatangira kubwira abantu ngira ngo muzi abantu bajya bababwira ngo ubu natwe tugiye kuba Rwanda fasiti ariko bariya batubwira ngo egisi fasiti ni byiza kuko birakwibutsa birakubwira ngo ariko ubundi kuki uriya wibutse ko ibye bimureba mbere na mbere ubundi jyewe yanshyirira agate ku rutonde rw'abo agomba kwitaho yagushyiriragaho iki kubera ko umumariye iki kubera ko umukorera iki icyiza cya kabiri kirimo baratwibutsa kutubwira ngo ariko ubundi kuki mutimenya kuki mwebwe mutimenya byaratinze ariko aho biziye hose tuzabyakira nk'uko bije ariko ngira ngo abanyarwanda bo dusa nk'abagiye tubimenya kuva kera ko hari uko ugomba kwimenya udategereza undi ko akwibuka no mu mateka yacu turabizi ko hari aho twagombye kwigoboka tukimenya aho abantu bashakishije ubatabara bakabura tukagomba kwimenya urwo rugero ni urwa kera sinzi impamvu tutihutiye kurwigiraho tugategereza noneho ko bagomba no kubitubwira mu magambo ngo mwimenye ariko muri uko kwimenya icyiza cyabyo haracyarimo gukorana haracyarimo cooperation ntawimenya gusa ngo abeho wenyine adakorana n'abandi abantu barakorana baba inshuti barahahirana bashyira imbaraga zabo hamwe ndavuga no mu bihugu inyungu zawe n'iz'ikindi gihugu n'iz'abandi bantu bikuzuzanya ntabwo kimwe kigomba kubangamira ikindi inyungu z'umunyarwanda ntabwo zibogamira ntabwo zibangamira inyungu z'abantu b'ikindi gihugu oya
ntabwo ari ibyo umuntu aba avuga. Tuba tuvuga ko tugomba gukorana, tugakorana neza, tukubahana, tukuzuzanya, buri wese inyungu yakayigeraho. Mu byo twari turimo ejo bundi hano, ibyo ambassador yababwiye bya development days bijyanye n'ukuntu Uburayi bukorana na Afurika, bifite amateka maremare, amateka amwe atarabaye meza ariko agenda akosorwa. Isomo rya mbere ririmo abantu bamaze kubona, ariko nubwo bitwara igihe kinini bitari ngombwa, ni ukuvuga ngo Uburayi bukize, bumeze neza, ndetse kenshi bufasha ibihugu bya Afurika, buba bukwiriye kubikora kugira ngo Afurika nayo imere neza. Ntabwo ari Afurika yahora ikennye iza gusaba mu Burayi, oya, ahubwo ni Afurika nayo itera imbere, igira ubukungu, noneho Afurika yateye imbere ifite ubukungu ikuzanya n'Uburayi busanzwe ari ubukungu kandi buteye imbere. Icyo gihe buri wese amererwa neza. Ariko se wowe, ibihugu biteye imbere, ubukungu bafite bwinshi butari buke buva muri Afurika. None se we wamererwa neza utera imbere ukira, ariko bituruka mu gukenesha abandi? Ni nayo mpamvu muri ibi bihe murabizi Abanyafurika bagwa mu nyanja bambuka bava muri Afurika baza mu Burayi. Uwashaka kubivuga mu buryo butavugitse neza, icyo nakwita kuba cynical, yavuga ko bari abantu bashirira mu mazi bakurikiye ibyabaho byagiye. Ariko hari uburyo bwiza bwo kubyumva kandi byo gukora kugira ngo byo gukomeza kumera gutyo cyangwa kumvikana gutyo. Uburyo bwiza ni ugukorana. Ni abakize gushora imari yabo ahari ubukungu bwinshi ariko abantu bagikennye. Afurika ifite ubukungu bwinshi ariko abantu barakennye. Bashobora gukira abafite imari bayishoye muri Afurika, Abanyafurika bagatera imbere. Wese wabonye ahantu byakomeza
mu Rwanda duhinga ikawa. Icyambere abenshi duhinga ikawa ntabwo tunayinywa. Ariko icya kabiri n'abayinyoye banywa iyo igihugu cyabanje kugurira tike y'indege ikajya i Burayi bakayitunganya bakayigarura. Nibyo murabizi ko ariko bimeze. Ubu se ntabwo no gutunganya ikawa, ntabwo twatunganya ikawa mu Rwanda ngo abe ariyo noneho tuyinywe twayitunganyirije mu Rwanda, hanyuma nujya kuyigurira itike ngo ijya hanze igende ijya kugurishwa ariko atari igenda ngo yongere igaruke. Kandi kubivuga gutyo nta rubanza rurimo. Ibi mvuga ntawe ntutse, ntawe nabujije uburenganzira bwe, ahubwo ndashaka ubwanjye. Kandi ndanashaka uburenganzira bwanjye, nshaka n'inshuti nkubwira ngo reka dukorane. Wese ikibi kiraho ni iki? Ndetse iyo kawa twicare tuyinywe tuyisangire, tuganire n'ibindi bijya n'ahandi. Ariko ibi byose igihe rero Afurika izaba imeze neza, Uburayi buzarushaho kumera neza. Ntabwo kimwe gikwiriye gukanga ikindi, ntabwo kimwe gishobora kubangamira ikindi, ahubwo biruzuzanya. Afurika ikize, abayo bafite akazi bakora, izakorana n'Uburayi nabwo bukire kurusha n'uko bukize. Niko bikwiriye kumvikana. Muri ibyo biganiro rero twagize ejo bundi, nagira ngo mbasogongeze bijyanye n'aya ndangagaciro n'ibintu byinshi dukwiriye kuba dushingiraho mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Twe twavuga u Rwanda, ntabwo nubwo muri rusange nshobora kuvuga Afurika, ariko Afurika irandenze cyangwa irenze u Rwanda. Ubwo ifite abandi ba nyirayo, ibice bindi baba biyobora. Icyo navuga ni ugukorana nabo, Afurika tukayitereza imbere hamwe. Ariko igisomo rya mbere mbanza kuvanamo, nimwe nshaka kuriganira namwe nk'Abanyarwanda, ngo twebwe ibyo dushobora gukora iwacu tubikore. Ndetse nibikunda tubikorane n'abandi Banyafurika, ari abo dutuye mu karere kamwe cyangwa se n'ab'ibindi bice bya Afurika. Ndagira ngo rero Banyarwanda muri hano twumve ko ibyo nahereyeho mvuga bimaze kugerwaho mu Rwanda, cyangwa se n'ibigenda bigerwaho no mu bindi bihugu bya Afurika. Nubwo tugifite inzira ndende twese, ariko ibyo tumaze kugeraho byerekana ibishoboka, byerekana ko bishoboka.
byerekana ko bishoboka ko dushobora kugera kure ndetse mu gihe gito, igihe dukoreye hamwe, igihe dukoranye n'abandi, igihe dukoranye mu buryo nyabwo, igihe twumva ko ari inshingano yacu, nta wundi tugomba gutegereza, ari twe ubwacu tugomba guheraho. Reka ndangirize kukongera kubashimira, ariko noneho usubiramo ubumwe igihugu gukorera hamwe, abanyagihugu tukajya hamwe, ibindi by'uko twiyita cyangwa twita abandi cyangwa ubukene, indwara, umutekano muke, iyo byateye mu gihugu ntabwo bibaza identity y'umuntu. Ntabwo ubukene mu Rwanda buza bukomanga bubaza niba yari umuhutu, ari umututsi cyangwa no, burahitana. Bushyira hamwe bose bukazingazinga hanyuma abariho bakorwa batyo akaba aribo batangira kwireba, kureba umwe kureba undi, ngo ariko uyu ni iki, ava hehe, bitwa nde? Ariko ujya umenya ko iyo wabigiyemo ibyo, ubukene bwo buri hariya buragutegereje, mwese burabategereje. Buba bubategereje, bukaza mwese bukabasakuma, cyangwa iyi indwara zaje se, hari indwara y'ubwoko irabatwara mwese, ariko iyo abantu bari hamwe izo ndwara barazirinda, barazirwanya, bakazitsinda. Ubukene baraburwanya, bakabutsinda. So identity isigaye ikaba kuba umunyarwanda. U Rwanda rutagira uwo ruheza, rutagira uwo rushaka gusiga inyuma, u Rwanda rushima buri munyarwanda icyo yakoze, icyo yagezeho kimuteza imbere. N'u Rwanda rukwiye kuba rukorana n'ibindi bihugu, byaba ibya Afurika cyangwa iby'Uburayi. Ndabashimiye rero. Mugire amahoro y'Imana. Mu burora kure bw'inzobere, mu isanzure ry'amakuru, mu bushorishori bw'ubushishozi.